turashimira Imana abantu badukurikirana batwitaho turabashimiye. Ivundi mugani na Yesu yaravuze ngo mugirire neza bose ariko hari n'abavuze ngo nkunda bankunda oya iryo ryo ntirizavaho nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. So rero ngira ngo nari nabanje no kubashimira ariko abantu badukurikira hano hanyuma se umeze neza mu buzima busanzwe biba binagaragariraga kuko Imana yatubwiye ko izatumeza neza mu rwego bizajya byivuga. Uro kumbaza ngo meze neza meze nya wawigiza nkana kuko baza kumeze neza umeze uryo wawigiza nkana kuko urebye uhita ubibona ko meze neza. Ni byiza cyane. Erega hari igihe twari tumeze nabi wanatureba ukumva uzanye impuhwe. Hari igihe n'abarozi batugira impuhwe banga kuturoga avuga ati none arapfuye se ngiye kwiyamiriza njya gupfusha uburozi ubusa ubu ngubu reka mbe mubizi kambe mubitse nzabuha ugikomeye uyu n'ubundi ndabona agiye. Rero rwose turashimira Imana ko tumeze neza mu rwego bigaragarira n'umuntu udukunda n'utabishaka turanze tumeze neza nubwo mutabyemera turanze tumeze neza. Ariko rero Mama Leone ngira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro narebye muri commentaire za kimwe mu biganiro twakoze sanga hari gifite message 590 ariko nasomye ndaruha. Mama Leone Imana igumugisha urakoze uranyigishije Mama Leone we bese Mama Leone byabaye Mama Leone ariko hari nabo nacishije mejisho bafite nimero zawe kandi naze mu kiganiro wazivuze yumvikana ko baba batanaranye uramugisha bawunsabira gute batabumvise ikiganiro n'ubundi nanjye naravuze iyo hari gihe wenda bibaye ngombwa nkaba nayiguha ariko jya wumva ikiganiro akenshi dusoza tuvuga adresse ya Mama Leone ku buryo ushobora kumubona. Yego. No ku kiganiro hasi dushyiraho channel ye na nimero ye aho hose wabibona. Warangiza ngo duhe nimero zo mubyeyi ngo kandi ngo Imana mumugisha twamukunze wankunze utumvise ibyo navuze no burya gujubahereza nujye mubwiza abantu ukuri mukosoke. Hanyuma rero hano ibintu muzajya muhumva ibiganiro tuzajya dukorera hano cyane cyane murabona ko imiryango Satani yibasiye umuryango kandi iyo umuryango wasenyutse n'ibindi bintu byapfuye ubundi ibindi bintu byose bishingiye kuba umuryango umeze neza. Ariko kuba umuryango uri gusenyuka bigeze kuri uru rwego ni ikigaragaza ni imwe mu mpamvu ushobora kwibaza utese ejo hazaza hameze hate. Ariko aba babyeyi bafite ubwenge bw'Imana n'ubunararibonye kuba bashobora kuza bagatambutsa ibi biganiro hano ntabwo bibura abantu 10 5 100 bijoboye mu maboko ya Satani bikirukana umwijima mu ngo zabo bikagenda neza. Hanyuma topic y'uyu munsi rero tugiye kuganiraho hari ibintu dusanzwe tubona hano hanze kuko twabivuze nyine umuryango ubona ko Satani ari kuwuhiga ari kureba abantu bimereye neza agashaka bomba ajugunyayo ukabona nyine bibaye nabi kandi Satani yo yishe umuryango burya n'igihugu kiba cyasenyutse n'itorero riba ryapfuye. Niyo mpamvu ubona na leta yashyizemo imbaraga mu kubaka imiryango no kubaka urubyiruko rw'ejo hazaza. Hanyuma hari topic y'uyu munsi nifuzaga ko tuganiraho hari abantu twirengagije kuvugaho kandi nabo nyine n'abantu bakwiriye ibyiza. Urugero hari ukuntu umuntu aba atarakizwa ataramenya Yesu cyangwa se nyine wenda atarahinduka akaba yagira atya akaba yabyara nk'abana hanze ni umusore cyangwa wenda ni umugabo akabyara abana hanze umwe babiri hari n'ababyara nge nigeze kubona umuntu n'ukuri ndamuzi yabyaye abana 11 hanze babiri barapfa aracyari umusore namugora arashaka. Hanyuma urumva abo bana bari hirya no hino hari n'umukobwa ugira ibyago Mama Leone ntabwo abakobwa bose ubona babyariye iwabo
ari uko bari abasazi. nta nubwo baba ari ibirara. Oya, ntabwo ryagira ibyago rwose uretse inzangano ziba mu bantu n'imitima mibi no kuvuga ngo yari indaya ngo yari yarananiranye. Ntabwo abantu bose babyare wabari indaya. Erega nuriya uri indaya Yesu aracyamukunda, anabakunda ko cyane, abavuga ati yaba nawe waruje ngakwihera amahoro. Hanyuma rero ugasanga umuntu yarataramenya Yesu cyangwa yaratarahinduka akabyara abana hanze, cyangwa umukobwa nawe akagira ibyago bakamutera inda akiri iwabo. Hanyuma igihe kikazagera akagira uwo akunda, akagira uwo abenguka akamukunda cyangwa agakundwa, kandi bakemeranya gushaka. Noneho babana akenshi babana babyawe muri ubwo buryo bajya bagira ibibazo. Rimwe na rimwe wenda ugasanga hari aho agiye, wenda ari umukobwa wamujyanye, umugabo akaba hari n'abashaka kubasambanya. Hari n'aho bagera ugasanga abana wenda ntibafatwa neza kimwe n'abandi. Cyane cyane buriya ngo abagore, iyo umugabo ari we wamuzanye, hari icyo umugore abyanga, kandi iyo umugore yabyanze kaba kabaye haba hahiye, wabivuzeho. Hanyuma Mama Lionel, uradufasha iki aba bantu bari muri ubu buzima? Ni igiki wababwira, bakitwara gute? Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane ku kiganiro cyiza mwateguye ko tuganiriza abantu badukurikiye kuri iyi channel. Ndananezerwa cyane tugeze ku muryango, kuko igihe nkunda umuryango, kandi impamvu nkunda umuryango, Imana nawe irawukunda. Imana ifite ukuntu ikunda umuryango, ifite n'ukuntu iza kuwusura, igikora ingendo zo kuza gusura umuryango. Kandi turashimira n'Imana yabonye ko uyu muryango ukwiye kubaho. Rega ibi bintu byatangiriye harashimishije. Uwiteka yajyaga ajya muri Edeni gusura ibiremwa bye, akababazwa n'uburyo abona Adamu agiye kwicwa n'irungu, igisimba kiri kumwe n'igisimbakazi cyacyo, agasanga Adamu ko kicaye kemereye gutya kigunze. Afata umwanzuro wo kuvuga ati reka tumuremere umugore umukwiriye. Irangije aho ngo sinabyiza ko aba wenyine, si byiza ko aba wenyine, si byiza ko yicwa n'irungu. Rwose pe, n'abantu bari bonyine muri no minsi bamenye ko Imana nawe yabonye ko atari byiza, bagerageze bashake. Hanyuma arangije inzira byanyuzemo kugira ngo umugore aboneke ziragoye. Burya niyo mpamvu njya mbwira n'abagore ko bakwiye kujya biyemera bagakora ibintu bikomeye. Abagore n'abantu bakaze bakwiye gukora ibintu bikomeye, kuko inzira byanyuzemo kugira ngo umugore aboneke byanyuze mu nzira zo gusinziriza umugabo. Yaba ari maso ntabwo yari ntabwo byari gukunda. Abagore nitworoshye. Hanyuma Imana irareba. Oya, ndaje mvuga imbaraga z'umugore ubundi mbone kwinjira muri icyo kibazo wambajije. Imana isinziriza umugabo ngo buticura. Ariko ibaza icyo kintu buticura, urumva mutenga ikinya cy'umubiri wose. Ubuticura ingwe ifata igufa mu rubavu rwe, irikuramo umugore. Yumvira umuntu wavuye mu igufa kandi umugabo yaravuye mu cyondo. Abagore turi amagufa. Urumva umuntu wavuye mu igufa kandi umugabo yaravuye mu mukungugu. Bigaragara ko umuntu wavuye mu igufa akwiye gufata igihe cyo kubanza akumva ko akomeye, akora n'ibintu bikomeye, akumva ko ashobora no kuba yakwihanganira icyondo, kuko we n'igufa. Aho mvuzemo ubutumwa bukomeye. Kuki ubundi icyondo kigusaza ubizi ko ari icyondo, ubizi ko we wagize Imana ukava mu igufa. Iyo umugabo ava mu igufa mbaveba. None ahantu mwavuye murahazi, n'abagore ahantu mwaturutse murahazi. Muha agaciro, buri muntu aha agaciro aho yaturutse. Hanyuma amaze rero kumukora neza umudamu, amaze kugira fresher Uwiteka muremye, ahita akangura umugabo. Ikintu gishimishije nuko umugabo yakangutse akabona umugore umuryamye iruhande, agahita abimenya ati iri ni igufa yo mu magufa yanjye. Umva ye, akanakara ko mu mara yanjye ni namwe Tom atangire aravugishwa atazitwa n'umugore cyagariwe, kuko buriya ni wamwise izina atazitwa umugore. Kuko akuwe mu mugabo, amenya ko amukuwemo.
none uyu mugore agize gutya aravutse agiye kubaka umuryango. Nkunda umuryango cyane kuko nasanze ari ryo shuri rihorana udushya. Yego. Ni ikigo gihorana udushya, ni kampani ihorana udushya. Bisaba ko uruhango dushya kugira ngo kampani yaguke. Kandi ngo ni n'ishuri ngo rihora. Ni ishuri rihora. Ariko iyi kampani ihorana udushya nawe ukwiye gushaka udushya kugira ngo kampani yawe yaguke. Nasanze rero jewe abantu bankurikiye barambabarira, jewe niho nagize amahoro mbonye urugo. Abandi baragaragara ko bagira amahoro aho bavuka bakaburira aho bashatse, abandi bakayaburira aho bavuka bakabonera aho bashatse. Rero ndi mu bantu naboneye amahoro mu Rucako, niho imibabaro n'intimba byashirijewe. Hanyuma nkenda kuvuga kuri aba bantu bashatswe. Spoza ari nkanjye wageze kwa Jean Paul mfite nk'abana 4 nabyaye hanze, kandi biri ngombwa ko ntazaba jyenyine, biri ngombwa ko umugabo nkunze, kandi umugabo ugukunze mitoma bafite ububona azakurerera nabo bana rwose, agahubwo no mu minsi arimo agufatisha akajya akunda abana cyane, akabasohokana. Ariko naragenze ndabona akabasohokana kugira ngo afatishe urukundo, akabishyurira amashuri, akabakunda, yanagutelefona mama umwana tuvugane, aho undi twakujya kumva namba aba bantu reka nkubwire tuzahora tuvumbura, mutera agatebe mwicare mbaho inkuru. Hanyuma yagira amahirwe yamufatisha amwemereye ko amukunze, bakicara ahantu bakanywa agakofi bakiga ku kibazo cy'abana. Urabona narabyaye, nagibyaye wenda nabo bana ntibanahuje na se, ntibanahuje na se. Uyu mudamu birashoboka ko nawe yarazi gukata umujyi cyane. Nejo bundi nanabavuze abantu bakata umujyi munarekeraho, nta nubwo ari byiza ubundi munarekeraho, si udatinye inda ni proteja. Ikindi si umuntu ukubwira ati reka twibyarire nzakujyana, ubundi ubwiye n'iki ko azakujyana aranabisinyira. Ni iki kindi kibikwemeza? Ikindi ejo bundi arabona arasheho kandi nzakomeza no kubarasaho. Bajye barya umwungu basiba ibamba. Narashe kuri aba bakobwa baza gusenya ingo z'abantu basezeranye imbere y'Imana. Nabavuzeho kandi biruzuye. Nabavuzeho kandi ndababara, kandi yo nababaye, nimubona nababaye burya n'Imana ibibabaye, nimubona nanasetse burya n'Imana ibisetse kuko ikorera muri iki. Urabona uyu muntu wasezeranye agahagarara imbere y'Imana ati tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Uyu muntu imiryango twateranye, inshuti twakenyeye, twahiriwe, agatwikururwa mu bumana, hakaboneka umukobwa winjira kujya asenya urwo rugo, akajya atwara umugabo w'abandi. Burya winjiye ahantu hatinjirwa, winjiye mu bintu Imana yafatanije ujya ku bitandukanye. Ahangaha nimba utarihannye ngo nakorerwe deliverance, iki gihano kizakubaho mpaka aho uzagenda hose. Uzajya ukata iburyo kigukata iburyo, aho ukata ibumoso kigukata ibumoso, kuko icyambere wakoze ibintu bikaze. Washenye umuryango, wasezeranye imbere y'Imana, watesheje agaciro abagore nkanjye twiriwe mu bukwe, utesha agaciro pasiteri wabasezeranije, utesha agaciro ababyeyi bahire bakabaha keke n'amakado, washenye abantu benshi. Ntabwo Imana izaguhereza. Kandi nongere nihanize mpe gasopo, kuko jyewe ndi umuvugabutumwa ukurikirana icyaha akankagipyonda kugeza no ku ndeba yacyo. Nongere mpe gasopo aba bakobwa cyangwa se izi ndayi nizishaka indaya ngenzi zazo, ariko zireka kujya muri izi ngo zasezeranye, kuko uri kwinjira mu bintu bya danje, uri gukora ibintu bigukoraho. Kandi ubwo n'aba basore nabo babyumvireho, bari kwinjira mu badamu basezeranye, mwananiwe gushaka indaya ngenzi zanyu hanze, mukajya gushaka abadamu basezeranye, mukinjira muri izi ngo. Nubwo akwemereye, banza umenye ngo ahantu ninjiye ntibaba barahagaze. Pasiteri yabafashe ibiganza avuga ngo icy'Imana yafatanije ntihazagira ugitandukanye. None wigize ibamba uje gutandukanya icy'Imana yafatanije, ingumi irahari.
kanoneho njye nagusubiza ariko message nayo iratambutse nk'umuvuga butumwa ndabuvuze hanyuma tujye gukora kasoringi muri izi ngo uyu muntu wagufatishije akakwereka ko azakurerera abantu bagejeje mu rugo. Yego. Aba bantu bagejeje mu rugo bavutse mu mahara kubiri. Ari kintu abanyarwanda bavuga ariko dukwiye no kureka kuvuga ngo umwana nta burera afite ngo wagira ngo n'umwana w'umugore. Ariko abarimo ikintu kitwa gukomeretsa ariko nanone ukabona hari igisure cya kigabo cyabuze kuri aba bana. Yego. Ubona nyine harimo akadoze gato ariko tuzi n'abana barezwe n'abagore bari seriye birenze rwose bafite n'indero bikaze. Hanyuma aba bana urabazanye biberaga kwa nyirakuru cyangwa se wabasigaga muri geto bariragira bakicyura bakuze mu rugo batabona umupapa none bazanye mu rugo rurimo umupapa. Urugo rurimo umupapa uze kwibuka ko aba bana atababyaye nubwo umuntu akwiye kwita ku mwana wese nk'uwo. Yego. Kuko aha turaza gukoramo ubushakashatsi bwimbitse. Ese aba bana ubundi nubwo ntarahagera bari kuzira iki? Si ibyo. Nubwo ntarahagera ubundi uyu mwana wa mupapa we ari kuzira iki? Kumuhora iki? Arazira iki? Ageze muri uru rugo uyu mwana akeneye minerivare. Urugero duspose ko uyu mugore nta nakazi afite kubera uburanga n'ubwiza butumye agera muri urwo rugo. Ariko nibyo azanye n'inzara ndende n'agapo keza. Ibyo ngibyo azanye. Nibyo azanye. Ariko ku kwezi ntacyo yinjiza no ku munsi ntacyo yinjiza ahubwo ni umukonsomateri. Yego. Ashinzwe imirimo yo mu rugo ashinzwe gufata umugabo neza. Uyu mugabo yarakunze ko yibagirwa imbaraga z'ikofe. Hari ukuntu urukundo rwoshya urukundo rurashukana ugaguhuma amaso kibagirwa n'imbaraga z'ikofe. Uyu mugabo biragaragara ko wenda no kofe ye ntashoboye gusapotinga ibirenze umugore yashatse yo kumubwira abana ngo minerivare ngo bazanye babyeyi. Ibyo ngibyo turebe ko atanabishoboye wenda kuko hari n'ababishoboye badakeneye ama stress cyane. Uyu mwana agiye kuza atinze nyirurugo ageze mu rugo. Umwana nawe hari igihe bayifitemo akantu k'uburere buke. Bibaho nabyo turabivugayo. Yego. Uyu mwana ashobora kuba yifitemo n'ibizimu bimuniga bije kumunegera imbere y'umugabo utari se. Yego. Uyu mugabo arinaniriwe aratashye ifitiye kontake ye kumubwira ngo umwana ibizimu biramunize mfasha tujyane umwana kwa muganga. Hari igihe atekereza ko atari nowe. Ariko wa mugabo we nimba unatekereza gutyo ko umwana atari we waremeye ko azi wawe hari urubanza hirya aho ufite. Kuki wemeye ko azi? Yego. Hari inkonje y'Uwiteka igutegereje. Hanyuma aba bana nawe warabibazanye kubera ko nta kundi wabigenza. Nawe urabizi ko bakunaniye uje kwikoreza imitwaro. Uyu mugabo mu rubanda witurije udakeneye ibintu by'ama stress we yihanganya agafata ubusore bwe ntajya kubunyanyagiza. Urabazanye uzi nawe ubwo urabizi ko bari barakunaniye. Urabizi ako kantu nandi gutekereza ko ushaka kukarenga. Ntabwo naharenga kuko hose ndakorayo. Ubwa urabizi ko bari barakunaniye ku mashuri baguhamagara buri munsi ni indiscipline. Muri quartier bari ibi bigori mu kandi kanya bararwana bahorana ibipfuko. Ubwa urabizi ko bakunaniye none uje kwikoreza umwana w'abandi stress zawe. Yego. Ikindi aba bana bashaka ko ari n'abasore bakuze n'inkumi bari bageze igihe nabo cyo gushaka. None baraguherekeje ugiye gushaka. Twajyanye na mama gushaka umugabo. Umugabo wa mbere byanze turongera tujyana gushaka undi. Abana uri kuba hano buhamya bubishe disi. Abana nabo aba bana bari bageze igihe cyo gushaka. Aka kantu n'aba bantu baza kukigaho. Yego. Wenda umubiri wawe kunaniye kuwujera. Ariko hari abadamu bafashe umwanzuro wo kwirerera abana babo bavuga ati Imana yaduhaye ibitsina byombi. Abana barakuze kandi turabona tudashatse twajya mu ijuru.
reka tureke kwiterera abana agahinda nabo bazatuvura agahinda. Hari ibintu gadushima ubundi hari ikintu cyitwa risk. Yego. Hari risk ureba ukabona irimo ariko ukayirengera kugira ngo ukize ibintu nkiye nka bine. Yego. Nashima uyu mudamu